Okay, twongeye kubaha ikaze muri Bora Zone. Twongeye kugaruka nyuma ya weekend ndende yabayemo imipira myinshi igiye itandukanye ya shampiyona ndetse n'igikombe cy'intwari cyakinwe n'icyiciro cya kabiri. Umuhungu no mu bakobwa. Mu bakobwa se? Abakobwa se ntibakinnye? Ni abahungu gusa. Heroes Cup? Ni abahungu gusa. Muri D2. Okay, ubivuga ngo izindi match zabaga zari shampiyona isanzwe. Nagize ngo nabo barimo. Ariko nkibaza impamvu finali yabo yitabaye uriya munsi ariko simbitindeho. Okay, ni amakuru make ntabwo babikurikirana bahita bigira ariko uko byagenderaga rimwe ntabwo numvaga nabo byanze bikunze barakinnye. Nkaba nongeye kuguha ikaze Tayisire kabisa. Ikipe yose yaratsinze. Nta kipe mfite ngiye mfano muri minsi. Njye niho ndafana ibikorwa byiza ari ibintu biryoshye nyine ubona basket uyishyizemo amarangamutima byagorana. Ntabwo uri gufana. Kunda umukino nk'umukino ariko nubigira aho ushyira ngo iyi kipe ama ekipe yose ni meza aho nabiboneye. Buri kipe ifite ikirusha ingenzi yayo kandi hari n'ibikorwa mu kibuga bakora ukavuga uti wow. Adversaire arantsinze ariko cyangwa bari abatipe bakeneye neza. Rero byaba byiza umuntu abaye netere tu akenjoyinga match biragufasha utagifite ahantu uhagaze kabisa. Ariko iyo ugize ahantu uhagaze amarangamutima burya nayo ni ibintu biragora. Cyakora njye nafana wenda nk'umukinnyi. Okay, rero hari amakuru agiye atandukanye cyane cyane kuri match zabaye muri no weekend. Ntago ari ibintu byinshi cyane byo kubivugaho, juste nko kurebera hamwe. Tugiye kuvuga kuri games zabaye muri weekend. No kurebera hamwe uko zagenze. Ibyo twe expecting ku ma equipe amwe namwe. Ibyo twagiye tubona ni mbese no kugerageza gusesengura uko twabonye umupira nyine uko twabonye izi match zagenze. Tunashimira Patriot yakoze engagement nziza n'abafana bayo. Abafana ba Patriot recently nabonye Patriot yarakoze urubuga ruhuriyeho abafana. Urumva? Abantu Patriot ayo mahirwe mu yabyaza umusaruro ariko umuntu akore campaign kuko nabonye bashize kuri post bakoze kuri post kuri la game bari bafite muri weekend noneho hasi muri caption bari bo byandika ngo ujye muri bio yabo harimo link ucaho ariko mukore campaign bafite abafana benshi group ijyemo abantu benshi noneho muri uburyo bazaba productive kuko batari babizi ko ibyo byose harimo abantu benshi batabizi abafana bafite amakuru ariko nyine ni move nziza. Nizere podcast twigeze gukora turi kuba disinga tubabwira ngo ko mufite abafana benshi. Nta muntu ngiye na disinze. Okay. Ko mufite abafana benshi kuki mutabyaza umusaruro. Iriya ni move nziza kabisa. Nizere ko bitazahirira ari ibintu by'abantu bo kuvuga gusa babe na productive nyine ikintu ryari staff yabo yiga uburyo abafana bababyaza umusaruro. Ikintu ryari Patriot n'abantu bakuru kandi n'abantu b'abagabo ntago byananirana. Deje ubwo nicyo gikorwa cyabaye igake bigenda bikunda ariko ubwo uko bikorwa gutyo ariko no mu kibuga bigenda. Niko bigenda gute? Abariko nyine uko abariko bigenda uko. Nyine ndavuze nyine abariko uko bari kubigenza hanze mu bakreya ama group nyine bazana ibintu bishyashya. Abariko no muri equipe no mu bikinire n'ukundi ubwo nyine nakantu kaba kahise katwinjiza none mu kibuga mindani. Yako kari gace. Hari ikibazo nshaka kubaza mbere yuko tutangira neza. Ambaza naje. Equipe yitwa Zonk imaze gutakaza imikino 3. Ni nayo equipe nyine imaze gutakaza imikino myinshi. Yego. Urabona kazoza kameze gute? Shabiragoye gukacinga ariko ntago ngena twizere ko game zisigaye bazazitsinda se. Njye nakubwiye ko ntaho mpagaze ibyo hoya ndi kukubaza nyine avi yawe ntago ndi kukubwira ngo biracyashoboka. Icya mbere ifovuara ama match babanje n'ama match y'ama equipe ameze ati akomeye ayitwa ko akomeye ndetse kuvuga ngo akomeye ayitwa ko akomeye. Nese ya peri nagira kina na Tigers I mean azom ko nagira kina na Tigers ntabwo irakina na Kepler ntabwo irakina na Orient na UGB nese urabona izashima kuri ayo ma equipe asigaye. Okay, ibyo byekana bire mu mubare wa fanatisme. Oya pana gufana
Apana ariko gufana. birashoboka cyane kuko ama ekipe yahereho niyo aheruka yari ayoboye ukuyemo Kepler batarahura sibyo. Aho rero byari bigoye rwose ko yapfa gushima na Flame ahubwo yararokotse ariko nyine ntabwo byari bishimishije ko batabonetse ariko nyine urabona ko biragoye ariko birashoboka. Ndabona Zombi iri mu nzira isubira muri D2. Biragoye ariko birashoboka, byose nyine ni ibintu bishoboka. Rega umukino ngo babiri iyo bigiza iyo bagani umwe bayigiza nkana. Rega basket cyiza cyayo ntabwo ari ukuvuga ngo uragira amahirwe cyangwa iki kipe nimba ikurushira gutsinda. Aha, icyo nicyo gihari. Nese ko match kandi ngiye match niba twayibonye, niba warayibonye match ya Orion na Reg, uburyo bigendana wumvaga Reg hari ukuntu wayitekerezaga na Orion hari ukuntu wayitekerezaga. Match bakaba bifite mu biganza ariko hakazamo akantu gatoya match kabacika. Kerenzi Orion iri butsinde Reg. Uko ikipe yitwaye ibyo byose barimo bariga, ariko nicyo nabonyemo kimwe cyangwa batigeze bakora cyane, ntabwo bigeze bakora amarekritama ari for azumko iza, ariko ni byiza. sinzi reka nkubwire politike yayo ukuntu imeze, ku buryo bavuze bati reka tugumane abangaba tubakuze cyangwa tubakoresha ubwo bategera ko tunabakoresha interview ubushize ubwo duheruka twarabibabaje twitegura amasura mashya bati cyane. Haka amasura mashya yaraje ariko amasura mashya yaraje tuzi nako turimo turabona ntuza capacité yabo iri hasi pa rapport irige none ukuntu imeze ubu ngubu irigira iravuduka ahantu hose irasaba buri hari ahantu abantu batari kureba ahantu hari competition buriya iri muri big four byo ni danger bihora ari umuriro, ariko noneho ekipe izamanuka kuko uyu mwaka agomba kumanuka ekipe imwe hakazamuka ekipe ebyiri, urumva kubera ama ekipe yabaye 9. Ese hongeye aho gukina ntazi hongeye hakabaho nk'iriya case yabaye kuri Nuza kuri Flame, noneho ahubwo ibyo bintu ni ibintu federasiyo igomba kureba kuko bashizeho itegeko ry'uko ekipe igomba kuba ifite miliyoni 100 kugira ngo nyine iva muri D2 ijya muri D1 igomba kuba ifite miliyoni 100 ziri kuri konti, sibyo? Noneho nkibaza ko tuzi ubushobozi bw'amakipe yacu muri diviziyo ya kabiri ukuyemo Keplarian, urumva nihe ekipe yindi yabona budget ya miliyoni 100 muri diviziyo ya kabiri? Muse bavuze ko budget igomba kuba ari 100 cyangwa nuko muyafite miliyoni 100 ziri kuri konti ugaragaza ko, kandi ubwo urumva nimba babwiye gutyo ubwo nimba ari miliyoni 100 ziri kuri konti egari yuko bashobora no kuzibloka wenda simbizi. Sintekereza ayo ushobora kuyerekana, ariko hari imishahara warumvikanye n'abakinnyi. Yego, kuba bazamutse ntabwo ari itegeko kuzamura, uzagenda uzamura bitewe n'abo ugiye uzana, kereka niba mu bwumvikane muri kontra bafite bavuga ko iyo bazamutse muri diviziyo ya mbere bagomba kwishyura. Hari ayo bagomba kubaha. Yego, erega umenye ko na ligue yacu bari nyine like igiye kuba semi pro, urumva? Pro League iragoye, urumva hari standard abakinnyi bagomba kuba bariho, imishahara nyine baba batagomba kujya munsi n'ibiki urumva ni utuntu twinshi, ariko nimba ari semi egare yuko abantu bari muri iyo ligue nibura bagomba kuba bahembwa buri kwezi bameze neza, urumva abe make ariko bayahembwe. D2 byo byose barabikora niko abakinnyi niyo nzira ngira ngo bari ariko kandi D2 amafaranga ashobora kuba ari juste nagaragaza ko byibura iyo kipe yayagezaho, kuko ntabwo ntekereza ko amanuza ama ekipe yose ari muri nuza akoresha iyo budget y'amafaranga angana. Oya, ntabwo ari ama ekipe ari muri diviziyo ya mbere. Wenda ndavuga harimo yose ntabwo ariko akoresha ayo mafaranga angana. Miliyoni 100 n'amafaranga make. Ubu se APR yonyine ku kwezi miliyoni 100 ntabwo zigenda. APR nasi jo nigeze kurebaho gato mbona kubya football cyane pardon kuba umuntu abatambikiriye berekana ama budget ya nuza. APR ikurikira APR ntibikubye gatatu. Oya, sina APR gusa none se fata Reg nese Reg ya miliyoni 100 ntizirenza. Fata amapaki manuka niba wiva mu bigo jya muri ariya makipe yandasa na Patriote miliyoni 100 zirenza. Ubu nk'uno mwaka simbizi nta muntu ugiye muri comptabilité yabo ngo amenye ukuntu bimeze, ariko ntabwo ntekereza ko amafaranga ariyo akoreshwa yose gutyo. Ahubwo ararenga miliyoni 100. I'm pretty sure ko miliyoni 100 arenga. Na Kepler miliyoni 100 yazirenze. Okay, hazabaho ko umuntu abaririza
ahubwo bizaba nge mbona nyine ari biragoye ko hazongera kugira ekipe izamuka. Oya izazamuka. Njye akabona n'intekerezo. Nyine yimbwira ko niba yaragize ubwo niba ifite ubwo bushobozi ikabigize amahirwe make ntago tuciye impaka yuko izamanuka. Igize amahirwe make yo kumanuka mu gihe imanutse igasanga mu zigomba kuzamuka nta iri tayari y'ayo mafaranga yagumamo cyangwa se ikamanuka kigenda biteze igasigara ama ekipe 8 ariko ama ekipe yo muri division yagenda hasi undi ndabwiye ko ama ekipe menshi ari yakomeza ligi nashaka ama ekipe 5 ariko nanone uko ama ekipe asa niyongera ni nabyo byongera hari na ntuzi cyongera icyo zose kongera imikino myinshi gusa none myinshi yibaye mike igihe twamaze twicaye dutegereje ama match n'iki wumvaga ari sawa none champion izarangira mu kwa 7 okay simbizi ubwo hazabaho kugira ariko dusubire ku cyo wari wambajije Azomco birashoboka biragoye ariko birashoboka ntabwo mvuze ko bidashoboka ya imatch zisigaye yikamase igashyiramo effort sinzi uburyo yashyiramo effort uko bungana kuko irimo abona ukuntu bakina nawe murabona aho bagize intege nkeya bagomba kumenya aho bagomba kongera uzi Azomco itamanutse twatungurwa Azomco itasubiye muri division 2 habamo gutungurwa gukomeye cyane muri shampiyona yacu uzi ama ekipe ashobora kuba yamanuka match eshatu harimo Patriote hakabamo na Espoir nese ni ekipe yamanuka Orion ko yibonye kuri yamanuka ishobora kuba itangiye gukora amaraso mashyashya ariko bigitangira wenda ikaza yageza nkamo hagati kereka uriya mujama yongera akivangira akongera akambura abakinnyi. Niyo mpamvu nanjye nakubwiye ko ntago umuntu yahita aca urubanza aka kanya gusa impamvu mubajije iki kibazo ikiganiro uri kumbaza iki kibazo tuzakibazanye first leg irangiye impamvu umuntu yavuga ati mu bigaragara sha ariko hazabamo gutungurwa nijyari se hatabamo gutungurwa reka nkubwire impamvu nyari kukubaza icyo kintu deja match zigitangiye tukibona amakuru yose twagiye tubona nta makuru namwe yaje umuntu yumva avuga ati ibyari ibyo haje Patriote ibonye umutoza mushyashya icyo ni kimwe Patriote yasoje la season iri unbeaten ite match ya mbere iya kabiri yitsinzwe kutoyerera tumwe na tumwe uko si ugutungurwa oya byo nta gutungurwa kurimo gutsindwa game birashoboka cyane ko ufite n'umutozo udafite experience kuba ari head coach ariko ahantu ngiye ikintu ndi kwemphasizinga nuko ahantu batari kureba cyane competition noneho ahubwo izaba kuri ekipe idashaka kumanuka noneho hari ahantu hari mu competition iteye ubwoba kuko ubushize byari ibintu nyine bigaragara tuzatega amaso tuzareba sha biragoye kubera yuko Azomco sintekereza ko bari abakire bayo yaba ari shame cyaba ari igisebo kuba uzamutse ntago ari igisebo nta mwana ukinnye champion imwe usubira muri division 2 next time nyine bamenye ukuntu bagomba kubyitwara kurushaho icyo ni kimwe iyo ni fact ya mbere indi fact ya kabiri nta kuntu bambwira ngo Patriote itarigeze ikina division 1 division 2 ihise isubira muri nta hantu byavugwa Espoir nuko ubwo rero igihe bizaba icyo ari cyo cyose iyo nkuru tuzayivuga nawe turi kumwe twicaye ahangaha kandi ni hatari kabisa tubaye tugihari nta wamenya burya ariko Patriote iri muri ekipe izatanira top 4 nibyo gutega amaso nyine muri ekipe izatanira gukina top 4 ibyo gutega amaso okay hari uko twabonye nyine icyo cyazo muko tukivuye hari uko twabonye hari match yafunguye iyi weekend harimo Apera yakinnye na Azomco match niyo yabanje si kwa gatanu se Vendredi Apera yakinnye na Azomco noneho Patriote ikina na UGB kwa gatanu yego Azomco iratsindwa ibyo match numva nta kintu cyatwaye ariko Adonis yaragarutse impamvu njye nuko ntabonye uburyo bwo kuza ahubwo nyine niwe waduha nka overview y'izo match Adonis yagize game nziza kabisa shout kuri Adonis urumva mu gihe amaze igihe kirekire cyane adakina ari mu mvune since last year muri BAL
yaramaze nk'amezi nkangahe umwaka se ubwo ntugera aya mwaka ntabwo ugera ariko yaragarutse igira performance nziza kabisa kuri 3 shots ziwe nyine yagize game nziza urumva iyo game nta n'ibintu byatari twayivugaho ahubwo game yatangaje abantu ni game ya Patriot na UGB no wewe wayibonye ute kuko nyine abantu benshi urumva bari bayiteze urumva ntabwo yari irimo imbalance cyane urumva UGB hari ukuntu UGB ubundi ukuntu imeze ni ekipe ifite abakinnyi batanu babanza mu kibuga bose ni bashyashya urumva harimo ikintu cyo kutamenyerana kuko n'umutoza ni mushya oya UGB umutoza ni mushya yanyitiranyije na Tigers okay UGB n'abantu barebye game yabo yabahuje na Kepler UGB yagize performance nziza ariko malheureusement iratsindwa gusa ifite ikintu yaburaganije collective gukinana n'abakinnyi bose urumva ariko nyine day by day bagenda bamenyerana abantu bareba game rwose za UGB ifite ama game ari clean urumva bakora play ukabona ko play nyine iri clean imeze neza kabisa none buri ikibazo cyabaye kuri Patriot nta muntu wakana kari umutoza kabisa kuko bageze muri karto ya nyuma Patriot irusha UGB nk'amanota nka 15 kwanza ari umujama twari turi kurana match nayo twari turi kubivuga amanota 15 mu minota 5 bayakuramo kandi numva 15 rukundo bari umutekano ku ikipe nk'iri yagutsinze amanota 15 nyine nawe uhita utakaza icyizere ariko ekipe irabashyuhana umutoza gusaba time out biramwangira aracanganyikirwa ako ni ikintu kirangira koze nayo urumva iminota usigaje nta uri gukinira ku masegonda possession yawe urumva wanze gusaba time out nibura ngo nujya kurengura urengurire mu kibuga cya adversaire ugire niyo avantage uri kureka nyine abakinnyi bakikinira sinzi nyine nuko okay bitewe n'umwanya umuntu aba yateganyije twateganyije hari uburyo mbitegeka amakipe ni pressure ni frustration bagira mu kibuga simbizi ubwo byose ndabigenda no ku yindi match nyine niba muri karito ya kabiri rege ari 8 ntuzifite 22 Orion yigarukanye then cyangwa ureba kuri game ya Orion na buri match igira ko kantu ekipe bakubise ikagira icyo ukabona igarutse muri match kuvuga bose bigenze uzi ikibazo cyo mu Rwanda ngiye maze kubireba kandi uzarebe na game nyinshi za PL nuko bigenda no kuvuga ngo kuri side defensive baba bari hasi cyane kuko kandi bakarenga bagakora amakosa menshi reba nka game iriya game twarebye ya Rege na Nuzi na Orion kandi kuri side zose byageraga ku minota 5 ya buri karto ekipe yujuje faute collective kandi ugasanga defense iri hasi simbizi ukuntu bigenda ngiye kabisa game igereka intense nyine igakomera ku buryo azamo ko difference yari irimo ntabwo iba ari nini niyo mpamvu ekipe yose isara niba yishyizemo 5 kuva mu biro yishyizemo 10 ariko kuva kuri iyo match ubwo tukivuga kuri iyo match ya Patriot na none bashaka umuntu bakinira rimwe bashaka umubgadi kabisa urumva Ewan Charlotte kuri Emmanuel uriya mugadi wabo uriya mupeti yazamuye urwego afite confidence kabisa akora play ukabona ko nayo imeze neza iri clean ariko ntabwo yeka Patriot ku bitugu ngo ayishobore nanone ntabwo umuntu akina no kuvuga ngo Patriot nibona umugadi urumva ikabona umutoza iriya kipe izica abantu umutoza akakanya kuri match 3 wapi pe na match ya mbere bakinye nazo mko si wayirebye ukuntu ari imeze kwari ugutangira ariko still ntago yaba umuntu uza umu head coach avuye ku ntebe y'abakinnyi ako kanya direct na etape yaraje aba assistant arapeza assistant wenda nuzaze ntago performance ye tuyimenya cyane to tureba head coach ayivaho aje kuri head coach ahubwo ndi cyari gihari kibazwaga cyakagoye kwibazwa iriya niyo kipe nziza iri buhereho aba head coach nyine bisa nkaho Patriot nta handi mahitamo yari ifite aho rero bawunywe niburura bawunywe kabisa they was out of the choice niba ariko bimeze ubwo umuturanyobwa kandi nta n'umuturyoha burya niba rero solution yanyuma uko bigenda byose baragenda babikosora kandi nawe ni urugendo nk'urundi nta muntu wigeze umanuka aza ari head coach gutyo direct ni etape par etape ahubwo wenda aho yafatiye
wenda ashobora kujya mu yindi kipe dutekereza cyangwa iri aho ngaho agaperformingamo neza ariko kubera n'izina riremereye bya binini nakubwiraga hari ekipe niyo ijyamo pressure y'uko Patriot yagize amayesheke yabavuyemo nyine utwo tuntu twose biri ku bitugu bye icyaba cyose turatekereza bimeze bite ubundi nibyo nakubwiraga dushobora kuba turi gukama ikimasa dutekereza ko ariyo twakabarije umwanzuro kandi nawe ariko niko bimeze ntabwo dushobora niko bimeze rero nibyo nakubwiraga last icyo nandi kukubwira sinahita mujudginga ngo mvuge ngo wapi nta muntu wamujudginga nta muntu wavuze ngo bakeneye ariko ndi kujudginga team ntabwo ndi kujudginga Sani ntabwo ndi kumujudginga Sani ari no gukora ibintu binarenze ntabwo ndi kumujudginga pe ariko ntabwo ari Patriot ikeneye sofa iryo jambo ni iryo ahubwo nuko wari uvuze ngo njyewe ubundi hari ibintu nigeze kukubwira ubundi mu Rwanda nyine muri kariyeri ya basket abantu benshi tureba ibintu turabikura kuri no za kabiri abantu benshi bareba kuri nyine kuri kote ya financial urumva nyine ureba financial side ariko nyine kuri talent side ukareka ntubirebe ku buryo reba nka Sani ntago Sani cyari igihe urumva cyari igihe cyo kugira ngo nyine ave inyuma y'abatoza nawe akore kariyeri yiwe urumva bitewe na situation nimba kuba assistant coach amaze kubigiramo experience nini si nk'imyaka 3 cyangwa nimba wenda yanarenga kuko ajya kuba assistant coach n'igihe yakinaga abari buriya n'umu rero buriya yagombaga gufata equipe urumva buriya nta zomko wenda sinzi iyo chance ntabwo yayibonye ariko yari kuba ari equipe nziza urumva yo gutangira kariyeri ariko guhita ufata equipe nka Patriot ni powerhouse man Patriot ni equipe y'abantu ni equipe nyine ikora ibintu by'ibitangaza urumva akaba ari utangiriraho equipe irakuremerera ubwa mbere equipe irakuremerera we mu mutwe wawe no izina urumva no kwiheka bikunanire suri kubyumva ibyo bintu bituma rero kariyeri yawe uwitangiye nabi ushobora gutakaza ikizere urumva ukaba uri no kugira nyine reputation yawe zikaba mbi same case no ku bakinnyi bo mu Rwanda Charlotte kuri Shafi nabonye yagize ejo yakoze double kuri game ya Nuza ya na Tigers urumva biri kugenda biza kabisa keep it up bro ni ibyo nyine progress byose same case no ku bakinnyi rero buriya ntureba nk'uriya mupeti witwa Blaze uri muri Azomco Blaze hari ahantu ameze neza bya hatari ameze neza ari gukora stats we yimereye neza ari kuri spotlight urumva ni etape par etape nyine ni gake ariko yatangiye ubu ngubu nureba nka Blaze yava hari nk'umukinnyi wavuye muri Nuza muri Azomco itajya gukina muri equipe nayo iri elite ubu ngubu ishyushye ariko ntabwo ushobora kubona umwanya wo gukina ni tara yo kwiyambazwa equipe yawe ugiye muri Nuza wenda sinzi n'amakontra y'abakinnyi akona ko kaza equipe yawe ugiye muri division ya mbere ni equipe iri kuri level yawe wisuiva mu sije kuri equipe iri elite man nta mwanya uri bubone kariyeri yawe uri kuyidamaginga bro yo na amahirwe wowe ibyo ngibyo ibyo twanabivuzeho n'ubushize tuvuga bamwe bajya mu mahirwe akomeye nushaka kubivuga kuri mu equipe ari muri division ya mbere mu busanzwe ukaba uri muri Espoir ukabona deal yo muri Rege ukatuguruka ukaba uri muri Tigers ukabona iyo muri APR ukatuguruka nibyo navugaga rero nyine abantu bafocusing na progress aho ngo ntabwo buri progress marumva buri muntu inzozi afite ari ukujya mu ikipe yisumbuye niba ubona ikipe yawe utayijyana ku cyiciro ngo uyizamure icyo ni kimwe wajya mu ikipe noneho yakuzamura ikuzamura hehe financially cyangwa kuri talent side byose biragenda nerega man they got to work hard kabisa aho twatandukiriye nyamara they got to work hard twavugaga turi kuvuga kuri match ariko ni ibintu biba bigomba kuvugwa gutyo ariko ndumva iyo ngiyo noneho ya Patriot na izo ngizo zo kuwa gatanu umuntu yazivamo n'akaruhuko zo kuwa gatandatu match kuwa gatandatu zari zikomeye ariko zirimo akanyama aribwo twabonyemo n'umukinnyi mushyashya wa Reg yitwa Peter Daniel umusenta uturutse muri South Africa akina 4-5 ngira ngo ariko player rwanye
ariko Kepler game mwakinnye na UGB ko ntayo nabonye ku buryo irimo match zose zabaye uwo munsi habayemo abakinnyi babiri buzuza kantu k'amakosa bimaze gufata urundi rwego nabyo nyine ni ukugenda umuntu abaha ama-overview y'utuntu twagiye tuba muri izo match bumva ko twe twazirebye turi kumwe na ndabyibuka neza ariko sinzi ahantu kacikiye kuri Kepler se kuri Kepler sha ngiye nta n'ikintu navuga kuri iriya game gusa yari game nziza pe nyine yari nziza iryo nyine iyo buvuze ngo ni nziza difference ntabwo iba ari nini sha it was good game man yari panier man yarimo combativity byatari nyine ubona abantu barimo ishyaka ari ishyaka kabisa kandi numvaga Kepler yayitsindanye muri ako kanya uko nabyumvaga Kepler imaze gutsinda imikino ingahe simaze gukina game ebyiri ngira ngo ndumva nanjye mu mutwe mfitemo ebyiri yabwiye numva imwe ariyo yatsinze imwe bakiniye iwabo iya game yabaye ku bibuga bibiri iriya bahita batsindwa n'iyi ngiyi yabana rege I mean Kepler yahuye n'ikipe ariko man rero irakomeye low key ugira icyo ukabona mu kibuga bafite umuntu uza bafite umugadi mwiza ubonye kira kijama kibisetse ukuntu kigrabbing amanuza nta rebound agapira gacacara kose none afashe baro bayifashe man reba niba ufite abantu babiri bakora rebound kuri we na Gilles ewana rebound nziza umutoza yarajya mukubita umwanya Gilles rwose prove them wrong kabisa ukongera gashyiraho na Elite wagize match nziza ndetse n'iya Rege nayo yabaye nziza Elite ari ku rwego rwiza wabonye ukuntu yagize akagame keza kuri bari gukina na Rege cyane niwe wakurikira yagize amanota 20 yatsinze amanota 20 yego ariko nyamara aba talent z'abanyarwanda ziri promising icyiza gihari izi match ziri ku coach wa national hari inyinshi ntukamuvuge man azajya guhamagara abakinnyi bakiniye ibindi bihugu okay hanyuma indi match ubwo yari ya Kizito rwose indi match yari yihe indi match ni Rege na Espoir nayo Espoir iri gucumbagira kabisa imiragorwa ibaze ko Espoir nta match nimwe iratsinda imeze nka Zomko kabisa ni gutya Espoir iri gucumbagira ahubwo match zaryo ni match ya Zomko na Espoir ziri kuri calibre zimwe ukuntu ntabwo ari byiza kubivuga ko umuntu anabiseka ni ikipe y'ubukombe imaze igihizwi na Espoir haka Espoir kuki budashira mu mafaranga man ako wari ubizi ko Orion ubu ngubu nta muterankunga ifite sizi ko bambaraga UAP ariwe bateraga inkunga ubu ngubu none nibyo bintu biri kuntera ubwoba uriya mujama yamburaga abakinnyi afite abaterankunga ubu ngubu noneho ni tike yake sha arayaje sinzi ko yashobora kuba ubwo yarabivuguriye cyangwa cyagiye harimo gukusanya hafatika yo kuzakoresha ino sezo noneho ariko yaradutunguye rero ndakajya ufite bijire iki kibazo ni ikindi ibyo ngibyo uvuga n'uburyo niba utekereza ko ibyo byabaye bushize none ngo akaba harajemo n'abashyashya n'abandi bamwe baragumanye wabumva yarabakonvensi bimeze bite yarabishyuye nyine ni deal ni atari bari reka mubwire kizi reka Espoir niyo twari turi hungu Espoir ifite ibibazo Espoir nibadashaka abakinnyi ariko Espoir ukuntu tuyizi nta isoko ryayo ni isoko ryo muri Afurika ariko ntabwo yiburira n'ubwo tubivuga gutyo harimo abantu urampeta yitwa nde ukoze amakontra atake aka kajya avamo matanova izina riragiye ubwo yagucitse nyine iyi ryancitse ariko bahora bafite amatara kandi bagakina neza ariko iyo ufite adversaire none uri foro kukurusha sha Espoir sinzi noneho pe sinzi biragoye yahoraga ari ikipe iraho ntabwo ngo tuzatungurwa na ekipe izamanuka muri ramping ariko Espoir ntabwo yamanuka ntabwo nabipinze ariko tuzabireba Espoir yakisiga insenda ntiyamanuka tuzabireba hanyuma hari game ubundi hari game ikindi kuri iyo game n'ubundi still tukiriho uriya musenta wamubonye ute uwe uriya wa Reg PS
Pierre ndabona ari umunyagikabyo, ndabona nta kintu byatari, gusa ashobora kuba azakina neza uriya mugabo. Uzi impamvu? Azi gukora amascreen nyine, aplaying a role y'umusenta kabisa, nubwo ubona nyine atinya pente. Urumva, nubwo ubona atinya pente ariko grabbing ama rebound, akora amascreen meza. Urumva, nkeka ko namenyera Liga azakina neza. Kandi Rege nicyo kintu yaburaga umusenta, kuko Olivier wabonaga ko Olivier wamwiyambaza ariko Olivier aranagatera, ariko match nziza kabisa. Ariko nyine ntago yaba ari option ya mbere pe, nagikwiye ko option. Urumva noneho hakivamo icyuho cy'umuntu witwa Pichu, hakahita haza bagombaga nyine kugira. Reka dufate iminota nk'itanu, sibyo? Hari game ushaka ko tuza kuvuga, game yahuje ni nkaho yari yo game yari kuba ikomeye muri iyi ligue. Aperi na Tigers. Njye nuko ntayirebye nicyo kibazo. Ariko irimo ama surprise menshi kabisa. Reka bariyo tuza kugarukaho tuvuye muri pause, asigaye turakomerezaho. Hey everyone, did you ever struggled by getting a basketball updates and news? I know you did. But yo, we got you covered. Africa is now. Borazone is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Uganda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and click on the subscribe button on our YouTube channel, and make sure you are following all the articles published on our website, which is www.borazone.africa. And don't forget to follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out. Welcome back. Tubaha ikaze nanone muri Bolazo, twongeye kugaruka nyine gukomeza. Hanyuma hari ikintu ruvuze match, nanjye koko numvaga byarabaye, habayeho no kuba nabyo tubishime no kugira ngo bigaragaze ko ari match yagombaga kuba ikomeye. Hajemo ko banatanze na link nuza yishyurwa biriya byo gukora live stream irebero kwasi. Ako bari abantu nimba sinzi nimba nta kintu bakuramo, ntago federation iba yabigira ngo bafashe gukora publicité, gupostinga gusa ngo gutyo. Nyine ikibazo ni nahantu baba babinyujije. Game nk'iyo abo bantu nimba batazi business simbizi, game nk'iyo ngiyo reka mbabwire, nimba muzi ngo mugiye gukora live stream, bafata umuntu umwe muri federation cyangwa babiri bagiye ku maradiyo bagire gute, urumva, bayikorere publicité na otherwise nta abantu wabona. Ushobora kujya kuri live ugasanga iri abantu 15. Yego nyine ni umukino w'abasirimu ko mutera, ariko hari n'igihe ibintu byose bikorera ntabwo bose bakoresha X, ntibakoresha Instagram. Ugomba kubikorera ads ukabitegura nyine. Niyo mpamvu hari abantu bahita banashya, bishobora kuba bitungurana. Uriya business ariko igutungura gute? Uri mu kazi ibyo twe kubye kudutwarira n'umwanya nta kari gaciyemo match. Wowe nk'umuntu wari uriyo, kuko twari dufite amatsiko tumaze kubona Tigers nziza ihagaze bwuma, ya coach mwiza, ibyo tubyongereho igiye guhura na Aperi nayo nziza kandi iri standby yiteguye umwaka, iri tayari igomba gukina. Uza amanota batsindanye se, amanota Aperi yatsinze amanota 103 kuri 67. Wowe nyine match wayibonye uti yari bishye, iriya game yari bishye, expectation na reality byari bitandukanye rwose. Iriya game yari bishye, nta defense kuri Tigers. Nimba iriya game barayitanze, nimba barayibetinze simbizi pe. Iriya game rwose man, nyine byaranshanze. Iriya match yari bishye pe, sinkubeshye. Kuko match za mbere gutsinda nk'abari gutsinda Zomko man. Nisi bana bya Zomko man yarabonyemo Aperi kayibonamo 40. None yayikugoreweho ndakurahiye. Yes, ntago yangoreweho, ariko equipe nk'iraba mwinuka rwose ikintu ushaka kubaza byapfiriye
ko match za mbere match umaze kuyireba match zose izishoboka usibye iyabereye nuza ariko imaze gukina 3 inye APR Tigers njye narebye match zayo ebyiri ni iyi ngiyi ndimba barakinye na UGB bashaka barakinye niyo tutazi kubera iki niyo ya warebye Tigers yakinye na Kepler harya iyo bimuye ari iyihe bimuye bakura kuri noza yabereye ku bibuga bibiri ni UGB Tigers gushaka ko ari match ebyiri sinibuka neza ariko we niba match ya mbere warayirebye ni equipe nziza ariko irimo amasura mashyashya Tigers yakinye na Espoir ariko irimo amasura mashyashya kubahuriza game nabyo ni ikindi yego ariko twavuze ati kiza ifite umukoci mwiza rero zino match zose narazirebye niba warebye no match iyo ngiyo niyo Espoir narayirebye ni ya pere ndayireba ukuntu Tigers yakinnye kuri game ya Espoir urumva bitandukanye cyane n'ukuntu yakinnye na APR nuko APR yayidominiye cyangwa bararegeje bya sha ko ni nabwo nabonye Adonis kabisa yidagaduye Adonis ntabwo yakinnye kuri game ya Tigers hakuguzi uzishema amanuza bakubitaga amadanka ya buri kanya nuzi ukuntu yabazengereje chema yivuyemo nabonye yari yatsinze ni nk'umunana hari uko narebaga statistique iriya game cyo kora niyo game nziza APR yagize kuva yabahongira ngo nje nziza rero nziza ariko hari ikintu Tigers nyine ubona bayibangamiye Tigers ni bishaka gukompeta so far imaze gutsinda match ebyiri 3 chiffres nibyo ndi gukubwira gutsinda Tigers nko bari gutsinda Zom Command gusa Tigers hari ikintu kimwe igomba kukwitaho nimba ishaka gukompeta muri league igomba gushaka undi muntu kandi deja recrutement yarazikoze nose uretse ishimwe kari agapiti ko muri nuza ninde wundi wakina nk'umugade muri Tigers agakora play nziza ibyo nabyo nuko bitekerezaho nyine ndavuga like nk'ikipe igomba kubireba ikanyuzamo ariko nanone utirengagije ko ikipe bahuye yitwa APR ikipe iri kwitegura bare APR twasoje sezo bakomeza imyitozo ariko bakojemeje imyitozo ntago bose bari kumwe ariko nyuma barongera bo batangiye entraînement mbere y'andi ma equipe mu gihe izindi zikiri ku isoko zikiri guhaha zihamagara nabyo none umuntu yabitekereza akanabireba akaba yaba no mu mpamvu ariko nanone Pichu ntabwo yakinnye tukabipimira ku yindi match byibura Pichu ntabwo yakinnye kabisa kandi noneho kiriya gihe APR yatsinze amanota menshi yo muri paint ntabwo byari muri Turapoye barazitsinze ariko batsinze n'amanota menshi yo muri paint menshi abayubakiye outside nuza urumva na n'umusenta ariko nanone biterwa na equipe uburyo ibadefanda iyo badefanze yaregeje bakwinjiramo no baguteramo imbere iyo mwakomeje bashakira hanze nanone gusa Tigers bakomeza bakora imyitozo bari kumwe Pichu icyo gihari nyine nuko game ya kabiri ntabwo byacitse nanjye nizeye ko izakora neza Pichu nagaruka Pichu naza nyine agakina game bakazihuza abagadi izahura kuko bafite umukoci mwiza kandi ikindi bose baramwubaha Kaceka byaranze nimba ataragarukamo neza Kaceka ubona ko yakoze icyuma kabisa hanze bagiye gukora ni hatari hanyuma ndumva tudatinze hakaba hari na icyo twakomoje nuza ariko ikintu kinshimishije urakizi nuko game noneho nimba ari game y'ejo yo kuwa mbere gusa bajyanye muri Petit Stade ako rwose badufashe game bazijyane muri Petit Stade basimani muri RDK harabangamye pe RDK harabangamye kandi noneho usharat ku bajene bari gukora ibintu byiza muri Orion urumva irite rwose ikomereza ngo keep up Jire ari kubona umwanya uhagije wo gukina urumva nyine iyo ugize umutoza akaguhereza umwanya nawe ugomba gukora imyitozo myinshi boro nyinshi uzikubuza umwanya ukazireka hanyuma nari ndi kuvuga habaye na Heroes Cup ikaba yarabaye muri no weekend ishize
bakinnye habanje gukinwa match, hakinwe match ebyiri zitandukanye. Umwanya wa gatatu ari wowe gukanwe na Keplarian. Hanyuma finali yari akora equipe nabonye ikomeye yitwa Grita Virunga. Nimo abapeti bakinaga muri PRC. Hanyuma finali yo ijyaho UR Kigali na pardon equipe yatwaye igikombe se niri gushaka nago ifite izina rifite abbreviation si O se nimba ari O ni O nyine nuza mu magambo arambuye ntabwo mu magambo arambuye nyizi ngiye kabisa. Okay, niyo yatwaye itsinze ikipe ya UR Kigali by'umwihariko. Hanyuma tudatinze nkakomeza nkababwira noneho resultat zindi zagiye ziranga aya match. Turahera kuri match ya Azomco yatsinzwe amanota 103 na APR yo kuri 37. Patriote itsindwa ku manota 69 kuri 73 ya UGB. Orion itsindwa 87 kuri 40 nako itsinda 47 kuri 41 ya Kepler. Reg itsinda Espoir 92 kuri 58. Indi match ni yo ku cyumweru yari Tigers na APR. Tigers yatsinzwe 102 kuri 65. Hasigaye noneho indi match ya nyuma ariyo iheruka ariyo ya Orion na Reg. Reg itsinda ku 72 ku manota 65. Yari match nziza. So rero tutabatindiye barazo nakagaruka ubwo tugiye kureba ukuntu noneho twakusanya tugatekereza narya Rwanda Cup izatangira ryari. I don't know. Ntabwo barabitangaza. Wabonye Arise ibintu yakoreye mu ikizi kaka nakufite. Tugomba kujya tujya aka bonus video bagomba kujya babona yo bobo mujede uko komeza ukareba yavunnye abantu uko komeza ukareba niko kabafani kurusha. Ariko urabona ukuntu umutoza azamura urwego rw'umukinnyi. Oya ariko abajene bakinnye kera abana bagifite agatouch keza. Nasi niba warebye match Kepler wonye Aristide ntiyagize match nziza. Aristide no byaranze. Ntago yiburira ariko still byakwanga byagira ntago yiburira. Arakagukora. Aristide wanza Olivier yaravunitse cyane. Plutôt ntuza ndavuga Shyaka. Oya Olivier Kepler yaravunitse cyane. Yaravunitse aje kureba match nabibonye. Hanyuma akaba n'inkuru iri gutrendinga. Cyane cyane no mu basket muri NBA. Trade ya Doncic na banyuranye na Doncic na Nuza na Anthony Davis na Davis. Umwe muri Mav no Lakers zica amakipe ndakanyama. Nanuza ariko na Mav menye ko noneho babonye umusenta noneho wa Danje. Ariko akaba ni na niyo mutipe wakinaga muri Sacramento nawe yagiye muri Chicago Bulls hanyuma avamo Lavin mwe wagize gukompetinga muri ya Slam Dunk yari shobya Jimmy Kweri aho Jimmy Butler rero sinzi arimo ishu zirimo we nanuza na n'umuyobozi atajya yumvikana n'umuyobozi nuza president wa Miami Heat amuja mahora ari suspended man. Tudatinze rero tutabaririye umwanya tuzabikorera ubucukumbuzi nabyo tugende tubamenyesha tugende tubabwira n'amakuru ya basket muri rusange umuntu aba agomba kuvugaho mu buryo bwe cyangwa ubundi gusa nuko biba byaratrendinze kandi byaravuzwe hanyuma rero twongeye kubashimira support idasanzwe ihoraho nk'ibisanzwe mutwitabira mukurikirana ibiganiro byacu ndetse munatwereka ko mudukurikiranye rero numva tudatinze twabasezera isigaye Imana ibarinde. Kwa kane twari twiyemeje gukora podcast ebyiri mu cyumweru sibyo kwa mbere kwa kabiri no kwa gatanu ariko haracyarimo amayishu nyine agoranye urumva ariko turi kure nyine turi kura ku schedules kuntu ibintu bimeze nibura kwa mbere tujye dukora ku resultat kwa kane tuvuge basket muri rusange ubuzima bumeze gute urumva nyine ibintu bisanzwe tu
you know mwe keep in touch with us noneho munakore subscribe share everywhere urumva iyi movement noneho harimo n'abantu benshi bari kuza muri iyi movement bigende nyine bikura tu tumenye basket ibe viral mu Rwanda hanyuma rero turi kumwe sawa